niba ushaka kuba umukire ugomba kubanza ukamenya neza kandi ugasobanukirwa amategeko agenga ubukire, kubera ko amafaranga yo ntabwo akurikiza abantu ahubwo amafaranga akurikiza amategeko. Uyu munsi muri iyi video tugiye kuvuga ibintu 5 bikomeye cyane abantu benshi batigeze bamenya, ariko nyamara ubushakashatsi bwagaragaje ko ari byo bigena ubukire. Nguhaye ikaze rero kuri Elias Official, kubera ko aha niho tuvugira ubukungu, imitekerereze ndetse n'ubuzima bufite intego. Niba ari ubwa mbere dukurikiye, reba aho hantu handitse subscribe kuri telefone yawe uhakande, ikindi kandi ntiwibagirwe gukanda like kuri iyi video. Tudatinze rero, itegeko rya mbere mu mategeko agenga ubukire ugomba kubanza kumenya nuko ubukire ni umwanzuro ntabwo ari impano. Akandagira ngo ukumve neza witonze, ubukire ni umwanzuro wowe ufata ntabwo ari impano. Abantu benshi rero batekereza ko ubukire abantu benshi bakize bavukanye amahirwe adasanzwe, ariko uko ni ukwibeshya cyane, kubera ko ubukire ni umwanzuro umuntu afata wo guhindura imyumvire, uburyo atekereza n'uburyo akoresha buri minota yose igize ubuzima bwe. Hano rero umuhanga yaravuze ngo you don't get rich by lucky, you get rich by decision. Ntabwo rero uzagera ku bukire kubera amahirwe wagize mu buzima, ahubwo uzagera ku bukire kubera umwanzuro wafashe mu buzima. Muri make rero icyo bisobanuye ni uko umukire si uwabonye amafaranga menshi, ahubwo umukire ni wa wundi wahisemo kudapfusha ubusa buri mahirwe yose abonye mu buzima. Itegeko rya kabiri nakomeye cyane ukwiye gutangira gukurikiza niba ushaka kuba umukire: amafaranga akurikira agaciro, ntabwo amafaranga akurikira akazi. Amafaranga akurikira agaciro, ntabwo ari akazi. Ahangaha rero icyo bisobanuye my dear, niba ushaka amafaranga shyira imbere agaciro, aho gushyira imbaraga wenda mu kazi cyangwa se gushyira imbaraga mu kazi gusa, ahubwo shyira imbere agaciro icyo umariye abandi. Abakire ntabwo bishyurwa kubera ko bakora cyane, ahubwo bishyurwa kuko bafite icyo bamariye abandi. Ibi ngibi rero ubyumve kandi unabizirikane. Shaka uburyo ki ukora ikintu wenda gifitiye sosiyete akamaro, ikintu wenda abantu benshi bazagukeneraho, aho gushyira imbaraga mu kazi ngo wumve ngo wakoze cyane, watakaje imbaraga nyinshi n'umwanya wawe wose. Ibyo rero ntabwo ari byo bizaguhindura umukire, ahubwo kora nyine mu creativity, ushaka ikintu cyawe cy'umwihariko ukora kandi gikenewe n'abantu benshi. Ibi rero nibyo bizagufasha kuba waba umukire, kubera ko hano barakubwira ngo the more value you create, the more money you attract. Nuko ngo agaciro kenshi waremye mu bantu ni nabyo biguhereza amahirwe menshi yo kwatrakita cyangwa se yo gukurura amafaranga menshi cyangwa se yo kubona amafaranga menshi. Kubera ko nusoma mu migani ibice 11 umurongo wa 25 hari amagambo meza avuga ngo uhaza abandi nawe azahaga. Ibyo rero ndagira ngo byumve neza ubisobanukirwe. Bishatse kuvuga ngo rero uko wongera agaciro h'abandi ni nako nawe amafaranga gukurikira ari menshi. Kwihuta cyane rero, itegeko rya gatatu, gukira bisaba gukura mu mutwe. Iri tegeko rirakomeye cyane, nuza kuryitondera hari ibintu byinshi ribuze kuzagufasha mu mikorere cyangwa se mu mibereho yawe ya buri munsi. Hano baratubwiye ngo gukira bisaba gukura mu mutwe. Bishatse kuvuga iki rero? Ntabwo ushobora kubona amafaranga arenze ubushobozi bw'imitekerereze yawe. Ubyange ubyemere, uko niko kuri my dear. Bivuze ngo niba imitekerereze yawe igiciriritse, ikiri hasi, ntabwo Imana ishobora gukora ikosa ryo kuguhereza ibintu bizakwica, ni guhereza amafaranga uhite wumva ko icyo ugomba gukora ni ukujya kwinezezamo, ni ukujya kunywa amayoga, ni ukujya mu bagore, ni ukujya gushaka bya bindi by'irari ryawe. Icyo bigusaba banza ukure mu mutwe, kuko niba udafite ubushobozi bwo kuba wamanaginga miliyoni 10, miliyoni 100, ntabwo rero Imana ishobora gukora ikosa ryo kuziguhereza. Banza ukure mu mutwe, ubanze nyine ube mature enough, wumve ko nubwo aka kanya mu gitondo ubyutse ugasanga wisanze muri etage ufite amamiliyaridi n'amamiliyaridi, utahita usara kwa kundi bamwe bavuga ngo ubonye amafaranga menshi wasara. Banza ukure mu mutwe, ubanze ube nyine well prepared, ubanze uvuge ngo nubwo kano kanya wampereza miliyoni 10, miliyoni 100. Ahangaha rero inama nakugira cyangwa se kugira ngo ubyumve neza ikijyanye no gukura mu mutwe, ngo jya ubanza ushyireho intego nyine z'icyo wakoresha amafaranga mu buzima bwawe, kabone nubwo utarayabona. Even if ubona ukiri muri ubwo buzima, ariko banza ushyireho intego, uvuge ngo muri uyu mwaka nagura imodoka, nagura inzu, kandi ndashaka gukora nyine kugira ngo nzabigereho. Aho ngaho rero iyo ufite intego nk'izo ngizo kandi zikomeye, zirimo n'ibintu bihambaye kandi bihenze, uramutse ugize gutyo ukagira nk'umugisha, ukaba wabona nk'amafaranga menshi nubwo yaba agutunguye, ukabona wenda nka miliyoni 100 cyangwa se miliyari cyangwa se igihumbi cy'idolari. Mu by'ukuri ayo mafaranga kubera ko aje asanga hari imishinga washyizeho cyangwa se hari intego wiyemeje kugeraho, mu by'ukuri nayo ubwahita kubana ubuso. Ko niba muri gahunda zawe ufite intego yo kuzagura inzu ya miliyoni 100, inzu ya miliyoni 500, imodoka ya miliyoni 50,
ntabwo rero bizigera bikugora, kubera ko nuramuka ubonye na ya mafaranga uburyo ki bwose yabajemo uzaba ufite ikintu cyo kugira ute cyo kuyamaza. Ntabwo rero bizajya bikugora, kubera ko naramuka naje uzahita ubona abaye makeya, kubera ko nubona miliyoni 100 kandi ufite gahunda yo kubaka inzu ya miliyoni 500 uzahita ubona ahubwo usigaje kubona izindi miliyoni 400. Aho ngaho rero bizagufasha gukura mu mutwe, wumve ko amafaranga yose atagomba kugusaza, amafaranga ni nk'ayandi. Banza nyine ugire mindset iri hejuru. Iri tegeko rero impamvu ritinzeho, ni itegeko ryiza cyane kandi rikomeye. Banza ube well prepared mu mutwe, nyine witegure kwakira buri mpinduka zose zishobora kuba zakubaho mu buzima bwawe, kubera ko amafaranga ntabwo ari yahindura umuntu, ahubwo yongera imitekerereze cyangwa se imiterere wowe wari usanzwe ufite. Rero ntutekereze ko nubona amafaranga ari bwo uzakura mu mutwe, oya, ahubwo amafaranga yongera imitekerereze cyangwa se imyitwarire wowe ubwawe wari usanzwe ufite. Ntabwo amafaranga ariyo arema imyitwarire yawe, ahubwo agufasha gushyira mu bikorwa bya bindi n'ubundi we wari usanzwe ufite. Rero niba ukeneye gukira, banza uhindure uko wowe utekereza, hanyuma noneho amafaranga ntabwo ari abanza. Amafaranga ntabwo ari abanza, ahubwo habanza imitekerereze yawe. Iyo umaze guhindura mindset yawe ukabanza kuba well prepared mu mutwe, ubundi icyo bisobanuye n'amafaranga aragukurikira. Tudatinze rero reka turebere hamwe itegeko rya 4. Itegeko rya 4 hano baratubwira ngo ubukire burababaza. Uko byagenda kose, ubyange cyangwa ubyemere, majya niba ushaka kuba umukire hari pain runaka ugomba kubanza gucamo. Hari ibibazo, nuko ngo nufata umwanzuro nyine wo kumva ko ubuzima bwawe bugomba guhinduka, icya mbere hari inshuti uzatakaza mu buzima, hari abantu runaka uzatakaza mu buzima. Numara kwisobanukirwa ukava muri ibyo bigare, ukava mu mayoga, ukava mu ndaya, ukava mu businzi n'ibindi bigare biri aho ngaho bitagufitiye akamaro, nuko ngo izo nshuti mbere na mbere zizabanza zigende, ubanze uhagarare wenyine, ubanze unitekerezeho, ugire tuvuge ko nyine utangire no kubona ko n'umwanzuro wafashe ahari atariwo, kubera ko urabona nyine inshuti zawe zamaze kukuvaho, ariko nta kindi kizaba kibitewe n'uko uzaba wamaze kwisobanukirwa, wamaze kumenya icyerekezo cyawe n'aho ushaka kuva n'aho ushaka kugera. Niyo mpamvu rero ubukire buzakubabaza, uzagerageza ibintu byinshi byange, uzashora ahantu henshi rimwe na rimwe uhombe cyangwa se wunguke. Ibyo byose rero ugomba gutangira kubyihanganira, ukaba wenyine, ugaca mu nzira zawe wenyine, kubera ko abantu benshi nyine batinya gukira. Niyo mpamvu usanga inzira y'ubukire imeze nk'inzira ijya mu ijuru, bivuga ngo inyurwamo abantu bake, kubera ko abenshi ntabwo baba biteguye nyine kwakira ubwo buribwe. Rero niba ushaka kuba umukire, ugomba kuba witeguye kunyura muri ubwo buribwe, kubera ko kubunyuramo niyo nzira. Ntabwo wagera kuri shortcut, cyangwa se nta shortcut ihari ugomba kugeza ku bukire. Rero ugomba kubabara ugaca muri ubwo buribwe kugira ngo nawe ugere kuri bya bindi byose wifuza. Hano baratubwira ngo the price of success is paid in private, the reward are enjoyed in public. Hano rero baratubwiye ngo nuko ngo igiciro nyine cy'insinzi, nuko ngo igiciro cy'insinzi ni cya kintu nyine kigomba kuva mu buzima nyine muri prive, kwa kundi nyine wumva uri wenyine, gukora ibintu byawe wenyine, ugashyiraho umwihariko wawe, ugakora amakreativite, ugashyiraho utuntu tw'udushya. Ariko ngo insinzi cyangwa se igikombe cy'ibyo byose wakoze nta n'umwe mu bivugwaho rumwe, nta n'umwe ugushyigikiye, icyo gikombe cyangwa se ubwo butsinzi uzabwinjoyingira muri public, hano abantu bagushyira hejuru, bagusingiza, bagutumira mu manama, mu ma-event akomeye, ngo nutubwire uko wabigenje. Urumva ko nubwo wabikoze wenyine benshi banaguhunga, ukatangira no kubona ko nta gaciro ufite cyangwa se n'inzira urimo wayobye, ariko ngo nuramuka ubikoze neza ukabigeraho, intsinzi yawe rwose uzayenjoyingira muri public cyangwa se mu ruhame, abantu benshi nyine bagukomera amashyi, kubera ko uzaba warakoze ikintu kidasanzwe kandi cyananiye abantu benshi cyane. Rero urumva ko iri tegeko rya 4 ni itegeko rikomeye cyane. Rero mu yandi magambo, hari igihe ugomba kwemera, urumva, hari igihe ugomba kwemera ukababara uyu munsi kugira ngo ubone ibyishimo by'ejo hazaza. Ibi ngibi rero nabyo ubyandika ahantu, kandi ugomba kwemera ko ariko kuri ari nuko nguko bigomba kugenda. Itegeko rero rya 5 twihuta cyane, ari naryo tugiye gusorezaho. Hano rero ku itegeko rya 5 barakubwira ngo ubwenge buruta ubukire. Aya magambo arakomeye, ashobora no kuba ajimije, birasaba kunkurikira neza kugira ngo yumve. Hano barakubwira ngo ubwenge buruta ubukire.
ni ukuvuga ngo rero ubukire nyabwo ntabwo bukunda amafaranga. Ubukire nyabwo ntabwo bukunda amafaranga, ahubwo bukunda ubwenge bukora amafaranga. Aha ngaha unyumve neza kuri itegeko rya gatanu. Hano baratubwira ngo itegeko rya gatanu, ubwenge buruta nyine ubukire. Rero hano bakadusobanurira ngo ubukire nyabwo ntabwo bukunda amafaranga, ahubwo bukunda ubwenge nyine bukora amafaranga. Rero nuramuka wubakiye ku mafaranga, amafaranga azashira my dear. Nuramuka rero ufashe ubuzima bwawe cyangwa se iterambere ryawe ugashaka kuryubakira ku mafaranga gusa, amafaranga azashira, wongere usubire hasi ujye no gusabiriza. Ariko nuramuka ufashe ubukire bwawe ukabwubakira ku bwenge, ukabwubakira ku bumenyi, ukabwubakira ku myumvire myiza, ibyo rero nibyo bizagufasha, cyangwa se uzahora nyine uri umukire ubuziraherezo, kubera ko nubwo ayo mafaranga yashira ariko ugifite bwa bumenyi, ugifite bwa bwenge, bisobanuye neza cyane ko vuba cyane bidatinze uzongera ukoreshe bwa bumenyi, wongere ubone ya mafaranga, kandi noneho ubone menshi kurushaho. Rero shaka ubumenyi, wiga ishoramari, wiga uko amafaranga akora, ndetse kuko amafaranga akorera nyine uko ngo amafaranga nyine akorera abantu bafite ubwenge, ntabwo amafaranga akorera abantu batakaje imbaraga, batakaje umwanya, oya, ahubwo amafaranga akorera ba bandi bafite ubwenge bwo kumenya kuyakoresha. Icyo rero nicyo kintu ugomba kwitondera cyane rero nshuti yanjye. Rero niba ushaka kuba umukire, aya rero niyo mategeko 5 agenga ubukire. Niba ushaka nawe kuba umukire ugomba kuyakurikiza. Irya mbere, ubukire ni umwanzuro ufata. Irya kabiri, amafaranga nyine akurikira agaciro, wowe ugomba kurema agaciro mu bantu, ubundi amafaranga nayo akagukurikira. Irya gatatu, twabonye ko gukira nyine bisaba gukura mu mutwe, ukaba umuntu uri mature enough, ukaba umuntu uri very well prepared mu mutwe kugira ngo ubashe nyine kubona bwa bukire wumva wifuza. Itegeko rya 4, ubukire burababaza, ibyo nabyo ugomba kubyakira ukabimenya, kandi ukamenya ko kubinyuramo byose ariyo nzira. Itegeko rya 5 rero ari naryo dusorejeho, ni ukuvuga ngo ubukire buruta ubwenge buruta ubukire. Nukurikiza rero aya mategeko neza, ubukire nawe buzatangira kugukurikira. Niko kuri, ndetse n'ukora n'ubushakashatsi uzasanga abantu benshi bateye imbere, aya mategeko yaragiye abafasha cyane, ndetse abenshi ari nayo bagiye bakurikiza kugira ngo babashe kuva ku rwego rumwe bagere ku rundi rwego. Rero naho dusoreje ikiganiro cyacu, ngushimira cyane wowe wari unkurikiye kuri Elias Official. Njye mwumvaga kuri mikoro nitwa Elias no gushimwa, kanda subscribe kuri channel yacu Elias Official, kugira ngo twigire hamwe uburyo bwo guhindura imitekerereze tukubaka ubukire burambye. Naho rero dusoreje ikiganiro cyacu. Change your mindset and your money will follow. Nuhindura imyumvire yawe, ubundi nta kabuza rwose amafaranga agomba kugukurikira. Nuko nguko bimeze. Ciao ciao, musenge kandi mukore, ubundi Imana ibahereza umugisha.